Dutangiranye n'umugabo ukennye wiryamiye ku muhanda ndetse hanyuraho umugabo usa naho yambaye neza, kurikira unarebe afata amafaranga ayareba hirya no hino ko ntawe umureba ndetse arayafata arayatwara, nyagasani batwaye amafaranga ya wa mfunguriye, ese birava he birajya he? Kurikira unarebe arongera ashyiraho andi mafaranga, ese wa mfunguriye ari gukuraho amafaranga ibintu neza? Kurikira uraza kumenya aho biva n'aho bigana. Umukobwa arongera acaho areba hirya no hino nawe arayatwara, nyagasani atangira kumubwira ati ntago wagakwiye kuba uri hano imbere y'iyi kampani nziza gutya, va hano genda. Nyagasani kurikira unareba uraza gusobanukirwa. Wa mukene wacu disi arongera akura andi mafaranga, ese ari kuyakura he? Kurikira unareba uraza gusobanukirwa rwose. Arongera araryama hano. Wa mukene wacu disi haturuka undi mukobwa nawe areba hirya no hino asa n'ugiye kuyiba, nyagasani umugabo amafaranga ye barayamaze, ati byuka byuka, ntabwo ari byiza gusiga amafaranga hano, ati abantu bashobora kuyagutwara. Bigaragare neza ko uyu mukobwa ashobora kuba atandukanye na bari abantu babiri baciyeho mu kanya. Arongera afata n'andi mafaranga make yari afite mu mufuka, atakiriye amafaranga ashobora kuba atari menshi ariko wayikemuza ushaka uko ubuzima bwawe wabuhindura. Wa mukobwa arigendera, nyamara mu buzima abantu dushobora kuba tubaho gutya ariko tuba dutandukanye, hari abazakugira nabi ariko hari n'abazakugira neza, nta wamenya uko bigenda. Kurikira unarebe. Tugaruke hakuno aha. Kumbi ba bantu batatu bari baje ahantu hamwe muri ya kampani, bisa naho baje gusaba akazi. Kurikira unarebe. Ati mwaramutse neza mwese? Ati twaramutse nawe. Ati nyibutse uwo uri we? Ati wikirirwa ubyibazaho rwose. Ati se ko mbona wemutse naho hari ahantu nkuzi? Ati oya nta hantu nzi rwose. Kurikira unarebe, abantu batatu burya bari baje gusaba akazi. Kurikira unarebe uko bigenda. Nabonye ufite CV nziza, nawe wa muhungu we nigeze kubona ko wayoboyeho kampani kandi wari umukozi mwiza cyane, muri CV yawe nabibonyemo rwose, warebye neza, uwo ni njyewe, uwo ni njye rwose, warebye neza ntabwo wibeshye. Nawe Kira ati koko se nibyo koko kampani wakoragamo imyaka 3 ni wari umukozi mwiza muri iyo kampani imyaka 3 ikurikiranya? Ati yego rwose nabibonye kuko ko wari uri umukozi mwiza mu myaka 3 ishize. Bagenzi be basa naho bari kumuseka. Kurikira unarebe. Umusore yarigendeye basigara bari hano gusa basaga n'abamuseka. Ase umuntu usa naho kubura hano, uje hano gukora iki? Uje gusaba akazi k'amasuku cyangwa nanjye nje gusaba umwanya wo kuba manager hano nkuko namwe mwaje rwose? Nigeze nza gusaba akazi k'amasuku. Ati se urabona kuko hano undi muntu usa nkaho wigeze uza hano? Ati akazi kawe nako kujya gusukura amasuku, kandi ubutaha nuramuka uje gusaba akazi nk'aka ngaka kuba manager uzajya uza wambaye neza, pana kuza wambaye ibintu nk'ibyo ngibyo mu bantu nta n'isoni. Nyagasani abantu bari hano bari kuvuga nabi, sinzi ikibazo bafite. Ushobora no gufata umwuka ukubura hano kuko ukuntu wambaye rwose ndabona atari ibintu bisa naho uje hano. Umbe wa mugabo wo muri iyi kampani yarongeye aza hano abazanira ibyo kurya. Ati rwose mwisange hano rwose. Bose baje begera ku byo kurya. Ibiryo biraryoshye rwose, tuno ntago agacizi bashyize hejuru. Kumbe ku ruhande wa mushonji wacu yongeye yinjira hano asa n'uje gufunguza, iza kubasaba icyo gufungura. Mwambabarira mukamba icyo kurya rwose, ndumva nshonje. Itereka ngira icyo ngwa rwose. Yafashe umugati arawuvungura ndetse arawumutera mu isura. Nyagasani umugabo uri hano ni umugome. Wa mukobwa Kira wacu yafashe umugati amubwira ati rwose fata uyu mugati ugenda ugerageza urye ariko uve hano, abo bantu barakomeza bakunyege. Wa musore yarigendeye, wa mfunguriye wacu ati yego ndabona uri mama Tereza. Abantu batazi mama Tereza ni umugore wagiraga neza. Ati ndabona rero nawe wiyemeje gufasha imbabare. Umukobwa uri hano baramusetse, wagira ngo akoze ikintu kibi. Isosiyete muri rusange niko isigaye imeze, ikora ikintu cyiza ahubwo nibo bakunyega bakaguseka. Nyagasani ngo ntago biguteye isoni ibyo ukoze? Ati mwebwe uko muri hano mwese mushaka akazi, ati turababaza ikibazo kimwe, uri bugitsinde niwe uri bubona akazi. Nyagasani icyo kibazo ni ikihe? Ati ikibazo cyacu, ese mwibona nk'abantu beza cyangwa? Yego rwose njye nibona nk'umuntu mwiza. Ati njye nize ku bigo byiza, nakuze neza rwose nta kintu na kimwe cyatuma niyumva nkaho ntari umuntu mwiza. Ati nanjye numva ndi umuntu mwiza. Umuhungu nawe ari kuvuga ati ndumva ndi umuntu mwiza rwose. Ese kubera icyo wumva uri umuntu mwiza? Ati rwose njyewe buri cyumweru njya gusenga kandi nta nubwo nywa amatabi cyangwa se ngo nywe inzoga. Njye nubaha abakuru banduta, nkubaha n'ababyeyi banjye, rwose njye ndi umuntu mwiza. Ati nawe Kira tubwire wowe wese wiyumva nk'umuntu mwiza cyangwa? Rwose ntakubeshye narigera rimwe na rimwe njya numva ntari umuntu mwiza. Ati nakuze ntazi data umbyara, nakuranye na mama gusa.
ati sinakuze niga mu mashuri meza, nakuze niga ku bigo bisanzwe. Ati mu buzima nagiye nkora amakosa amwe n'amwe agiye atandukanye, ariko muri iyi minsi ndi kugerageza ko naba umuntu mwiza, kandi ndi kugerageza ndetse no gukora cyane ngo ndebe ko nabasha kwishyurira amashuri ya kaminuza. Lane na Keve mwese mumaze kuba eliminated mwese. Ndakubwira we Melinda na Keve mwese mumaze kwirukanwa. Akazi karatwarwa na Kira wenyine. Mwese ubu ngubu aka kanya mwamvira hano mukagenda. Ati ntabwo bishoboka. Kubera iki dukuyemo? Kubera iki? Duha impamvu ifatiko waba udukuye kuri kano kazi. Kubera iki? Ati wigeze ubona CV yanjye? Ndashaka umbwire impamvu itumye ushaka kubunyuma kano kazi. Mbe ya wamfunguriye yaturutse hirya yambaye neza. Nyagasani mwebwe babiri mwari mwamaze no kuvamo muri test ya mbere nabahaye. Kurikira unarebe, hagati aho wibuke gukanda subscribe ndetse na like hasi aho ngaho kugira ngo mbone umubare w'abantu turi kurebana. Ubwo mwinjiraga hano ntago mwigeze mutekereza, mwahise mufata amafaranga muyambura wa mugabo wa mukene wacu wibere hari hanze. Kandi ubwo mwinjiraga hano mwabonye umuntu kubura hano w'umunyamasuku ndetse mwanga no kumusuhuza. Iyo ni iyindi test mwari mumaze gutsindwa, yabasuhuje agira ngo abisanzureho, mwebwe mumufata nabi kubera ari umuntu uciriritse w'umunyamasuku. Ukora akazi kawe vuba vuba winsuhuza, uransuhuzamo ibiki? Ati mwaramutse neza. Ati mwaramutse neza madamu. Ati wansuhuje. Undi ati reka ndasa nabi ndi gukora imyanda. Ati nta kibazo rwose nsuhuza nanjye nta kibazo. Mbe wa mukobwa wacu biragaragara ko DC ifitiye umutima mwiza. Boss yaturutse hano hirya aganira na wa mukozi amubwira ati ibyo twashakaga nyakubahwa ndabona twabigezeho. Umuntu umwe muri bariya niwe wenyine watsinze ikizami. Nyagasani byari ikizami burya bari barimo. Ubuzima ntuzigere wiheba. Ati cya gatatu, ikizamini cya gatatu twabahaye cyari ikizamini cy'ibiryo. Twabahaye ibiryo ngo turebe ko nibura hari uwafungurira ya wamfunguriye riri hariya. Hari n'umwe muri mwe wigeze untera ibiryo ahubwo abintera mu isura. Ati se ufite inzara atakira ibi biryo, ni cya gihe yamuteraga ibiryo. Ugakora ibintu bibi buriya ntabwo uzi aho uzakugaruka. Mu buzima nta wamenye uko ejo hazaramuka. Jya ukora neza wigendere nk'uko abanyarwanda bajya babivuga. Uribuka neza ko Kira yahise amuha ibiryo. Ndetse iki ni ikizamini cya nyuma ari nacyo cya gatatu, cyari igihe umukozi wanjye yababazaga se mwiyumva nk'abantu beza cyangwa. Mu gihe mwese mwahise mutangira kwiyumva, Kira ntago ariko yabigenje. Yicishije bugufi, ntago yigeze antwara amafaranga yanjye yangaburiye, ndetse yageze na hano yicisha bugufi. Nyagasani burya ryari isuzuma bari barimo. Rero rwose ndakubwiza kuri Miss Kira, ni wowe aka kazi ugiye kugahabwa, aba bandi bose bamvire hano bagende. Urabeshya, aka kazi rwose ubu ngubu kakanya kabaye akanjye. Urakoze cyane rwose. Batangiye kwinginga ati boss mbabarira umpe kano kazi rwose, mbabarira umpaye amahirwe. Ati nkeneye kano kazi, hari ibibazo nshaka gukemura bindemereye mu muryango. Batangiye gutakamba, ariko boss arasa naho atari bubumve, bari kuruhira ubusa. Ati basi mbabarira nanjye umpe kano kazi, ndagusubiza amafaranga yawe nagutwaye, umbabarire ntabyo narinzi. Batangiye gutakamba, ariko amazi yarenze inkombe, nta kintu bigitanze. Ntago mwese mufite icyo bisaba kugira ngo mukore muri no company yanjye. Mwese mumvire hano. Kumbe Kira hano ari kubasabira, ababwira ati muri muntu mu buzima abakuye amahirwe ya kabiri. Bose ariyumvira. Bababarire ubaha andi mahirwe urebe ko wenda hari icyo bahindukaho. Buriya mu buzima ntuzishyire hejuru, ahubwo uzatuze ujya aho ugenewe, nihagira ugukenera azagufata gukuraho ukwiriye kuburiya gushyire hejuru. Mwibuke gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ndebe abo twari turi kumwe. Mwibuke no gukanda comment aho hasi mumbwire icyo mwakunze muri iyi nkuru.